uko ngari ndondorera uyu mutima niwe ushobora kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawo kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawo umurika ahatabona aho umwijima uba umva umutima ukangutse uzinutswe icyaha umva umutima ukangutse uzinutswe icyaha kandi umenya ibyo nibwira n'imigambi yanjye n'ibimbamo binyanduza bikangira imbohe n'ibimbamo binyanduza bikangira imbohe vugutira kandi uncure ingamba zivemo umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha maze kwikubita imbere bishurirwe rwose yuko Imana ari rukundo rutagira ingano yuko Imana ari rukundo rutagira ingano vugutira kandi uncure ingamba zivemo umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha maze kwikubita imbere bishurirwe rwose yuko Imana ari rukundo rutagira ingano yuko Imana ari rukundo rutagira ingano amena amena ongeraho iyindi turirimbe ugushimisha 161 ariko hari abantu baza bambwira nijoro ngo ntitukaza dusiga ngo iyo 90 mu gakiza tubaza kuyiririmba mu kanya abandi nabo baririmbye nta kibazo nanone tukurikiranye abandi baje nyuma yawe uzirangije yego sawa reka turirimbe mu izina rya Yesu mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo ziruta izindi zose ya yindi y'abamarayika
marayika babungeri bumvise batuwiteka yubahwe kandi amahoro abe mu isi batuwiteka yubahwe kandi amahoro abe mu isi mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose mbwira iby'iminsi yamaze ashukwa n'umwanzi we nuko satani yatsinzwe n'ijambo ry'Uwiteka mbwira n'ibyiza yakoze n'iby'imibabaro ye nuko yahinyuwe nabe nuko yasuzugurwaga nuko yahinyuwe nabe nuko yasuzugurwaga mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose mbwira iby'urupfu rwa Yesu n'iby'umusaraba we nuko yahambwe akazuka none ariho ndagipfa mbwira urukundo rwe rwinshi rwatumye ncungura cyo ayiwe binteye agahinda Yesu ibyo yambabarijwe ayiwe binteye agahinda Yesu ibyo yambabarijwe mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo ziruta izindi zose haleluya haleluya Amen. ishimwe cyane Amen. Amen. Imana ihabwa icyubahiro Amen. iki gitero cya gatatu kiza kinezeza cyane ngo yiwe ngo binteye agahinda ngo Yesu ibyo yambabarijwe Imana ishimwe Amen. yego wavuze ngo turirimbe iyindi Iyo nanone bari bakubwiye ishiraho. sawa yego turirimbe mu izina rya Yesu ni mu gakiza 90 Mana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ndagufite binteye ubwoba ndetse byabasha kugeza no mu rupfu mwami kubaho ndagufite binteye ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira itunganye
nabonye nawe yemeye kujandinda ndetse no kunyobora neza ambesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujandinda ndetse no kunyobora neza ambesha no kwinjira vuba mu mahoro ye urugendo mfite n'urwo kuja mu ijuru umukiza ntiyari naje nkwiye kujayo kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanye byishimo zanezezwa n'uko ari we wanguza amaraso kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanye byishimo zanezezwa n'uko ari we wanguza amaraso muri isi huzuye umuruho n'amahane icyo nkeneye cyose simbera kubwibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanje ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona uwancunguye niringiye kuza bona ingororano yanje mw'ijuru sinzabona abanzi banje ukuri nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro nzashima Imana mvuze impundu nti haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimaze umwami Yesu nzashima Imana mvuze impundu nti haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimaze umwami Yesu mbinguni sitaona adui zakutenda hayatakuwa mambo ya kupokonya puko sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya mikono nitaipepea kwa shangwe kubwa sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya mikono nitaipepea kwa shangwe kubwa. Haleluya.